abantu benshi bamaze iminsi bambwira ikibazo cy'amajwi. Nizere ko ikibazo cy'amajwi twagikemuye, amajwi noneho ari gusawundinga neza, murimo muranyumva. Hari undi muntu wanyandikiye ambaza ngo Brenda bite, kuki nta morale, kuki utagishayininga nka mbere, ntabwo ugitwika nka mbere. Ibintu byarahindutse guys, byarahindutse pe, sinabihakana, ariko muri iyi minsi noneho tugiye gukubita bivuge muri iyi minsi. Mwe mukore subscribe gusa, ngiye kubaha show mu minsi iri imbere, ariko pana muri iyi ubundi reka mubwire ibintu by'ama social media ukora bitewe n'uburyo ibintu biri kugendamo, sibyo? Hari igihe ushobora gukora video ukaba wishimiye kuha abantu show, ariko ugasanga uyishyizeho barayanze. So rero biterwa n'igihe umuntu aba agezemo. Igihe nikigenda neza ibintu bizagenda neza, namwe murabyumva, nzabaha show, murabizi njyewe ntabwo so rero uyu munsi tugiye kugira gute, tugiye kwiga uburyo umugore ashobora kuba yarekuramo amavangingo. Rero uburyo umugore agomba kuyarekuramo buri mu buryo bugiye butandukanye, kuko hariho abagore usanga bagira ikibazo cy'isoni, ikibazo cy'ipfunwe, kumva ko wenda ashobora kuba ari kunyara nko mu buriri, kumva ko mbese nyine hari ikintu cyagize gute cyahindutse muri we. Ibyo rero biri mu bintu bishobora gutuma umugore yumva adakeneye kuba yarekura ayo mavangingo, bikaba byatuma rero abantu benshi bibagiraho ingaruka zigiye zitandukanye, nko gusenya ingo, kutishimirwa n'abo bashakanye, n'ibindi bintu byinshi bitewe n'izo mpamvu zo kutirekura mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Ariko hari n'igihe umugore ananirwa kunyara bitewe nanone n'umugabo we, bitewe n'ukuntu umugabo yamufashe atamwitayeho mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Akenshi na kenshi ibyo byose birabitera, ndetse bikanatuma umuntu agira ipfunwe ry'umubiri we cyangwa se ry'ubuzima bwe bitewe n'uburyo biba byagenze. Uyu munsi rero ikintu tugiye kurebera hamwe ni uburyo umugore ashobora kuba yagerageza mu buryo bwose bushoboka y'amavangingo akayerekura, nubwo umugabo we yaba atabigizemo uruhare. Ikindi, gusiga ibyadukomerekeje inyuma tukabana n'ibyo dufite ako kanya. Hari igihe umugore aba afite ikibazo cyo kutanyara bitewe n'impamvu zo mu bwana bwe, twazivuze haruguru, tuzongera tuzitegurira indi video, tuzongera tuzigishemo. Ibyo rero bigatuma umuntu ajya kunyara agahita asa nk'uwikanga. Ikintu cya mbere, fokasinga ibintu urimo, ihangane, ukora uko ushoboye, utekereze uvuga uti ndi mu gikorwa kandi ngomba kuba intwari. Buriya umusirikare wese wagiye ku rugamba aba yifuza kuba intwari. Ibyo mubyumve, aba yumva yaba intwari, aba yumva nta kintu na kimwe cyamusubiza inyuma. Bivuze ngo rero aba agomba kugerageza, umugore nawe rero agomba kugerageza agakora iyo bwabaga, agahumiriza, agasinzira, agatekereza nk'umuntu uri kunyara muri tuwarete ubundi uziri kure. Icyo nicyo cya mbere. Urahumiriza, ukihaga, ukazisunika, ukirekura, relaxa, ukumva ni ibintu biba, ugatekereza mama runaka se we kabikora, runaka se kabikora, mutesi se kabikora, mutoni se kabikora, runaka se kabikora, jyewe se niyo impamvu yatuma nabikora. Ibyo byose ukagenda wihamo impamvu mu gihe uri kubikora, bigatuma uri kure y'amavangingo. Ikindi kandi nababwiye kibafasha, njye mugerageza rwose abagore banyu mubiteho mwa bagabo mwe. Niba uzi ko akunda kwinywera agatobe kamugurira akanywe, niba uzi ko akunda kwinywera agashera kamugurira akanywe, niba uzi ko akunda kwinywera akabyeri kamugurira akanywe, niba uzi ko akunda kwinywera fanta yimugurira yinywe, niba yinywera ka panashi kamugurira akanywe. Mubwira ati sheri wanjye. Ubundi buriya abagabo bajya bafasha abagore babo kuba barangiza ndetse no kuba banyara. Noneho nurangiza wamubwira ati sheri wanjye rekure, bigende gutya, bifate gutya, nta kibazo, tuza, ibintu bimeze gutya, nta mpamvu, nta mpungenge,
nta stress, nta kigomba kuguteza ibibazo. Irekure guys, urirekura da kandi bikagenda neza, urirekura da kandi ukumva ibintu ni sawa. Ibyo ngibyo rero abagore batabikora, abo bagore egari gusenya urugo, abo bagabo batabikora egari gusenya urugo. Ushobora kuvuga uti ese ubwo nasenya urugo kubera iki? Ariko ndakubwiza ukuri ngo buriya umuntu mwashakanye ni mugari, kandi buriya ntuzavuge ngo uzi umuntu, wapi, ntabwo umuntu muzi, uwo mwashakanye ntawe uzi. Hari ubwo uyu munsi ushobora kuvuga uti uyu muntu nyamara ndamuzi, ariko ugasanga umuzi 20%, 80% yiwe ntayo uzi. Urumva ikintu aba agurisha ukuntu kingana? Umuntu araza akagusekera ariko ikintu kimubabaje, umuntu arakubwira ati sheri nta kibazo rwose humura, ariko ibyo bintu bimuvuna. Umuntu ni mugari, ariko basi byibura gerageza umenye ikintu umuntu akunda. Ese wa mugabo we basi byibura ugerageza kumenya icyo umugore wawe akunda? Ese wa mugore we wowe ugerageza basi kumenya icyo umugabo wakunda? Niba akunda amavangingo ni iki umukorera kugira ngo ayabone? Nanabigishije gutubura guys, nabigishije gutubura. Buriya umugabo ukunda amavangingo niyo wamutuburira nta kibazo, ariko akayabona, kandi akayabona adaketse. Mujye mugerageza niba ugiye gukora ikintu nk'icyo gikorana ubwenge, ntutume akeka, ntutume amenya ibyo ari byo. Ibyo narabibabwiye, ibyo narabibasobanuriye, ibyo buri munsi ndabivuga, nta n'umunsi ntanabivugamo. Gerageza ntaze gutuma yumva yuko yatuburiwe, yagambaniwe. We yaze kumva yuko kabisa ibintu ari ibyo ariho neza. Erega biri mu bintu bituma abagabo baca abagore babo inyuma. Ugasanga umugabo yaguciye inyuma, umugabo yamara kuguca inyuma ugatangira ukavuga ati ariko se buriya ni iki nakoze, ni iki nagize, kandi nyamara hari ibintu utakoze. Ibyo rero bigatuma abashakanye hagati yabo hazamo impagarara. Niyo mpamvu buri munsi tubigisha, tubasobanurira, tugerageza gutuma buri muntu wese yiyumva uko bidasanzwe. Wowe ikintu nkubwira, kora subscribe, ulayikinge video, comment nziza, utubaze tugusobanurire, nicyo kintu tubereyeho. Naho niba uzi yuko wishoboye, ubwo urishoboye, sinavuga ngo iki. Ibyo bintu bikora bizagufasha kandi bizanatuma umuryango wawe ubaho neza, ndetse mubeho munishimiranye.